Yes, mezemte bakunzi ba Leo Sport TV. Ese mwiriwe neza? Ese mufunzemo? Ibintu ni neza, weekend ikomeje kugenda neza cyane. Abakunzi ba Murera, murimo murerekeza ku kibuga. Murimo murerekeza ku kibuga ngo mwirebere ibirori bya ruhago, mwirebere ekipe yanyu yitegura gukina Super Coupe uko imeze. Ubundi uyu umukino wa Muhanga na Rayon Sport uraza kwerekana Rayon Sport iyo ariyo. Ese Rayon Sport irashaka Super Coupe? Uko uri bwitwara imbere ya Muhanga. Muhanga ni ekipe iciriritse, ni ekipe wakinisha systeme doje yawe uko ushaka bigakunda. Rayon Sport rero iraza kutwereka ko ifite gahunda yo gutwara igikombe cya Super Coupe, kandi ikanakomerezaho ishaka igikombe cya shampiyona. Abakunzi rero ba Murera, ndizera ko mwese muri murerekeza ku kibuga. Abatari bwerekeze ku kibuga namwe murawukurikirana ku ma YouTube channel, murawukurikirana ku ma radio menshi agiye atandukanye, ariko Murera ndahamya ko iri bubahe show. Nanjye mbazaniye breaking news, ndaje mbabwire ngo Murera ntiryamye reka. Ntago kwitegura derby ari ukuvuga ngo iraza gutsinda Muhanga gusa. Oya, gutsinda Muhanga pe ntago byaguhereza icyizere cyo gutsinda APR FC. Oya, na APR twabonye ejo yakinnye umukino mwiza. APR yagomboye mu minota 10 tukayibona irakaye cyane, tukabona itangiye gutwika Bugesera igahita yishyura mu minota 10. Iyane APR yatweretse ko ifite ubushobozi bwo kuba yakina umukino mwiza, kubera yuko buriya ekipe nibe yishyuwe kuriya mu minota 10 ukabona ishyizemo imbaraga zidasanzwe kuriya, bikwereka yuko iba itatanze ibyo ifite byose. Kandi kuri derby rero ntago bibaho ihera ku munota wa mbere ekipe itanga ibyo ifite byose. Niba ro mwarabonye ukuntu yahise ishyiraho pressure ekipe ya Bugesera, ku buryo Bugesera yisanze irimo ikora amapenaliti mu minota itarenze 2-3, yisanga irimo ikora amapenaliti. Byari ibintu bigoranye cyane. Warabonye ko APR yo ifite kuba yahindura ibintu umunota kundi. Murera rero iraza kubitwereka nayo uyu munsi. Ntababwiraga ko atari ibyo gusa, atari uko konyine igomba kwitwara mu gutegura ekipe ya APR, mu gutegura Super Coupe. Murera kuri uyu wa mbere haraza kuba harimo gushya. Imanuye intwaro ebyiri, imanuye umuwinga, imanuye n'umudefanseri. Murera ibateretsemo, igahita inava ku isoko ry'abanyamahanga. Ubundi ize wenda ishakishirize imbere mu Rwanda, ubundi ibe yakomeza guhangana, kuko Murera irashaka igikombe kimwe mu bikombe bikinirwa hano mu Rwanda. Iragishaka ko irifuza gusohoka, ntago yifuza kuguma ku rugo. Ubwo ekipe ya Polisi na APR zitoroshye, iyi Polisi ndi kubona nibigiye kongeramo abakinnyi. Mwabantu mwe. Polisi igiye kongeramo abakinnyi, yarayikubise ebana ihana ikosora ekipe ya Gorilla Mane. Hariya natinyemo. Mbere yuko rero ibi bintu tubyinjiramo byose, tukavuga ku mukino ugiye guhuza Murera na Muhanga, tukavuga ku bakinnyi babiri bashya bagiye kwinjira muri ekipe ya Murera, banza urebe ko wakanze subscribe kuri Leo Sport TV. Nusanga utarakanda subscribe, nawe iki nicyo gihe cyawe ngo ukande subscribe, uze mu muryango mugari wa Leo Sport TV. Ubundi tujye twibanira cyane mu rugo rw'abasportif, iwabo wa sport, iwabo gripe imeze nabi, nkorora imeze nabi, iwabo w'imikino muri rusange.
yes, tudatinze cyane, reka tugaruke. Ntabwo ngo murabizi ko mureri kwitegura Super Coupe, kandi tuvugishije ukuri abakinnyi Rayon Sport ifite, equipe ifite, ntabwo rwose bayiha uburenganzira bwo guhagarara hariya ngo ivuge ngo twatsinda APR. Oya pe, tujye tuvugisha ukuri, tureke ibintu by'imifanire. Squad ya Rayon Sport ifite, yewe ngewe n'aba bangahe biyongereyemo, aba bangahe biyongereyemo ubwo ni batatu: Faustin Kao, umuzamu n'umukongomani Yannick Bangala na Gishweka. Aba bakinnyi ntago bari guhereza assurance Rayon Sport yo kuvuga ngo izajya gukina na APR ngo yizere ngo iratsinda APR. Gute aba bakinnyi se bari buze bagakora itandukanirizo ridasanzwe? Equipe byibura ikeneye abakinnyi batanu cyangwa se batandatu ikaba nshyashya. Niyo mpamvu rero ntabwo ubuyobozi bwa Rayon Sport buryamye, bumanuye abakinnyi babiri mu ibanga rikomeye cyane. Harimo umuwinga, hakabamo n'umudefanseri. Abo baramanutse mu ibanga rikomeye cyane. Kuri uyu wa mbere baraba bari Nyarugenge bari guterekaho umukono ku masezerano. Nyuma yaho Murera iboneye ko iri gutangaza ibintu byayo, igatangaza abakinnyi iri gushaka, agahita hajyamo Rushorera, hakajyamo bya bintu bya ba bantu bitwa abajyanja tumaze kumenyera mu Rwanda, bamwe bakiriye mu ma ekipe yo mu Rwanda, bagenda bakayazanira ibicupuri ubundi bakishyurwa amafaranga y'umurengera. Murera rero ikimara kubona ko iri kuvuga ngo umukinnyi uyu n'uyu babona atari bo bamuzanye, bakanyura hirya no hino ku buryo atagomba kuza muri Rayon Sport. Kandi ngo bikaba byagaragaza yuko Rayon Sport bayirya amafaranga, kuko izanye umukinnyi yihigiye ikamuzana ku mafaranga make kandi agakina kurusha bamwe babo, isoko ryabo ryaba ripfuye burundu. Niyo mpamvu rero ngo bagerageza ku buryo umukinnyi Rayon Sport ishatse muzima atagomba kuza muri Rayon Sport. Murera rero nayo yafashe umwanzuro. Ubu izo za ndani mbabwiye z'abakinnyi babiri nuko birinze gutangaza amazina yabo. Nabajije umuntu uri imbere muri Rayon Sport, amakuru arambwira ati hari abakinnyi babiri, ambwira imyanya, ambwira tumwe n'umudefanseri undi n'umwataka winga, ariko sinagutangariza amazina yabo, nta nubwo icyo kintu tuzacyongera kuko twarabibonye. Nyuma yaho tuburiye uriya Apiti, nyuma yaho tuburiye Charles, ati rwose ntago tuzongera gutangaza abakinnyi, reka kuko uriya mu Cameroon ibintu byari byarangiye, diru yarangiye kabisa, n'amafaranga bayumvikanye, ibintu byose babyumvikanye. Na n'ubu Rayon Sport ntiramenya ngo byagenze bite. Nyamara za ndani zihari nuko ari amakuru yaturutse mu Rwanda yatumye ataza muri Rayon Sport. Uyu mukongomani kinaga muri Otodoyo nawe diru yari yarangiye, yaganiriye na Murera buri kimwe cyose, n'itike barayohereza babyumvikanyeho. Birangiye nawe ataje muri Murera, nubwo barimo kugerageza bikomeye, bari gukora ibishoboka byose, ariko nawe byarangiye genze biguru ntege. Byarangiye atangiye kunaniza Rayon Sport, byarangiye atangiye kutiyumvamo Rayon Sport, kandi yayiyumvagamo ku rwego rwo hejuru, ku buryo yavugaga ati ndaza nkora akazi, ndaza mbereke ko mutigeze mwibeshya. Ariko birangiye arimo kwivuguruza.
Ibyo byose rero ngo ni amakuru agenda ava hano mu bakunzi ba si wabyita abakunzi, mu bantu bahahira muri Rokritoma za Rayon Sport, mu bantu bungukira muri Rokritoma za Rayon Sport, abo nibo bari kugenda babidobya ku mukinnyi baba batazanye. Murera rero yafashe umwanzuro yuko abakinnyi isigaje kugura nta n'umwe izongera gutangaza, izajya imutangaza asinye. Amutangaza asinye. Ibyo ni bya APR yakoze, baravuga ngo ibiki, kuva yabikora yahombye iki? Hari umukinnyi yaguze utajya mu kibuga? Watara ntago akirimo, ntago Dawa akirimo, ntago Togo akirimo, kandi ntago baguze menshi nk'ayabariya abakinnyi ba Suwane, baguze menshi nk'abayarampute. Reka Sekiganda ntakibamo, ntago akibamo Denis Omedi. Ninde yaguze se mu buryo bwayo bw'ibanga bwa bucece utari mu iki kibuga? Ariko se abambere bari he? Yaguze muri rwa rusako rw'amamiliyari n'amamiliyari. Rayon Sport nayo yiga ku kantu nyine, ikiga igenda ijya ku isoko ituje iri poze, igende igura umukinnyi imuzane, naterekaho amaze kwinjira mu Rwanda aje guterekaho umukono ku masezerano, batangire batwike nyine, mvuga bazitwike, abantu batangire babimenya. Ariko se irajya kuzana umukinnyi ugasanga isi yose yabimenye, ubwo aba haters bagahita batangira kuyivuga nabi, bagatangira kumubwira ibibi bya Rayon Sport, tangira kumubwira ko nta mafaranga idahemba, tangira kumubwira ibintu byinshi cyane. Uwo mukinnyi se wagira ngo we ntago bitangira kumwangiza mu mutwe? Niyo mpamvu rero Murera igiye kumanura izo ntwari ebyiri, yenda nizigera i Kigali tuzabimenya, ariko aka kanya ntago bemerewe ngo gutangaza amazina yabo. Iyo rero niyo ari inkuru nziza mbere yuko mwinjira kuri match ya Muhanga, mureba uko bimeze cyane kugira ngo Murera yanyu yongere ibigaragarize. Reka mbifurize icyumweru cyiza, mbifurize n'intsinzi abakunzi ba Murera mwese aho muri hirya no hino.